ntabwo mwita mama nsigaye muhamagara boss lady kuko niryo zina rye nabonye riramukwiye ababyishimiye ubushize barambwiye byarabanejeje ni byiza zima subizwa mwemera mere ndamwemera uretse no kuba ari mama mbona numva ari n'inshuti yanjye ndagukunda cyane cyo ni icyambere bimbwira mu cyongereza cyifuzo cy'umubyeyi n'itegeko bivuga mu cyongereza nta kibazo okay ndabivuga uko wabishakaga kongeraho n'icyifuzo ko byanye n'ibindi bivuga mu kinyarwanda kugira ngo bifunde okay right now in front of a lot of people I want to say thank you for loving me, for taking care for me, and for always be there for me. You raised me. I'm just who I am right now. Thank you. Okay. bivuga bitigarugana warakoze kunkunda warakoze kunyitaho kamubwire ngo zaguhesha ishema icyubahiro cyawe kimwe bazagenda bashyira sinzagerageza kongera kukizamura nzakubera umukobwa mwiza guhera aka kanya ndetse no kugeza nshaje nzakomeza nk'ubumenyi kandi nzagushajishe neza kandi uzaba utakibasha gukora nzaba ngihari nzakubera nk'imbogo yawe haleluya kaga abantu uzicundaho ariko ikindi ukwiye kuzaba umumama mwiza hano uri ikimama cyiza uri ikimama oya mere wanjye ni mwiza uri ikimama cyiza niyo mpamvu ukwiye no kuzagira ugasaza neza abuzukuru bawe bagushagaye kandi ibyo byose ngomba kwika ko ngomba kwitwara neza mu bibazo by'iyi corona aho abantu batemerewe guhura ngo bakine filime ariko nza gutekereza ndavuga ariko se Sharirene ya filime yawe noneho ntiyaba akimpaye zimwe asanganywa ahubwo atekereza ibindi nk'uko yabivuze arandika noneho somye ntaye sanga filime yanditse nta niyo turakora muri mu bantu banyandikiye bose kuri filime zagiye zitambuka nasanze harimo amagambo y'ubwenge harimo n'amasomo akomeye cyane kuruta izo nagendaga mbona kuko burya filime itangira kuba nziza uyisoma gatandatu mukina akantu gato mara tugongera duce no kuri filime zakurikiraho gato twagiye haryambwira ngo witwa Mukamisha ngo uri Mukamisha ariko so nta kwanga akwita nabi reka nkubwire ubwo se iyo ubona umaze imyaka 17 utarakama nayihene nayintama ubwo urumva uzaba Mukamisha umva nkubwire reka ahubwo ngo hindurire izina sibyo nyiramuko ngo hindurire izina uri Nyiramiruho ndabeshya nibyo nguhaye kandi umva nkubwire ibyo utabonye mu myaka yatambutse ntabyo uteze kubona ngaho caha mukobwa genda ako se mabja ujya wibuka yuko ubuzima bugeraho ngaho kuko bugahinduka kuki iteka ryose uhora ntoteza uranyanga nta mpamvu yo kumindura izina iryo niryo zina nirwo rwibutso nasigiwe n'ababyeyi banjye n'urwibutso se ni ikibanza ni inzu bagusigiye ni konte bagufungurije ngo ni ikibanza gusa kazi gushyanuka aha nuko nguko icyo ni coming soon mu minsi mike kuwa gatandatu uzone video byatambutse iyo uraye neza ubyuka neza kandi igitondo ubonye kiguha ishusho yo kugomba kuza kubaho ejo hazaza hategura ukiri muto kandi uko ugenda ni kuburi ibyo uvuga bingana no kutekereza nitwa Ndamukunda Patrick turi kumwe na mama Sharirene kuri mama Sharirene official ari kumwe n'umukobwa mwiza wambaye neza usa neza useka neza witwa Sharirene muraho neza muraho Patrick se ko munseka hari ukuntu uba wavuze ibintu rwose
ibyo bintu uvuga bishobora kurema umuntu agatima nawe yaba yatakaje icyizere. yego ni ijambo rivuga ngo ikiturimo cyute kituriho niko bimeze. Mumeze neza? Tumeze neza cyane. Shere ko ndeba utishimye bimeze gute? Yego man, gendisha. Iyo umuntu yambaye neza agomba guseka agasa neza. Feeling. Iyo kanzu wambaye yitwa ngo iki? Yitwa ikanzu. Ndatumiza bakanza ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. Wambara ibyo utazi? Yitwa ikanzu. Yitwa ikanzu bimbera. Nkajya mu kirore nkabona ko bimbereye n'abambonye bakambwira ati ni byiza ntanamba. Okay, wambaye ikanzu ndende igera hasi, wambaye n'abapantekote. Uyu munsi nambaye rwose baba bambwira nyine mushamwe n'igi byegeze uyu munsi nambaye birenge. Baza kukurura bereka abantu gakeya wambaye pantekote uyu munsi. Mama Sherene umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Iyo wicaye ukona wicaye n'umukobwa wawe imfura yawe museka wumva umerewe uti? Numva nishimye nibuka iminsi ya kera. Bitanibuka ntabwo nari nzi ko nzabaho ngiye na Sharirene. Ntabwo nari mbizi si ugukubeshya. Bitanibuka igihe nigeze njya kumucumbikisha amujyana mu rugo rumwe, bwacya bakambwira ati ngwino twara umwana wawe nkamujyana mu rundi, bwacya bakambwira bati ngwino twara umwana wawe nkamujyana ahandi, none ufashe umwanzuro wo kumujyana ahandi hantu. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nagira ngo nkwigishe abantu ngo hoya mujyane mu rugo humura ntacyo azongera kuba. Sharirene muzasangira amarira ngo musangire n'umunezero. Rero kwicara hano kuri twe bifite amateka naho abantu batamenya ibyo ari byo ariko twe tuzi icyo tuba turiho. Imana yabivuzeho mbere yuko bigaragara byabanje kubaho bigaragazwa. Ntabwo tukiri kurira twe. Oya twarizwa n'iki? Turi mu bitwenge. Igihe Uwiteka yatubwiye ngo muzababarana munishimane n'iki twicaye. Kuri wowe ibyishimo ni iki? Ibyishimo kuri njyewe ni ikintu cyose gishobora kumbaho ntikimbabariza umutima. Kuko burya abantu ntibababazwa n'ibintu bimwe kandi nta nubwo bashimishwa n'ibintu bimwe. Shane ibyishimo ni iki kuri wowe? Ibyishimo kuri njye. Ibyishimo kuri njye ni igihe mu mutima wanjye numva nta kintu kiri kunjira. Igihe numva nishimye numva nta bintu biri kunziganira mu bitekerezo nyine numva ko umunsi ukeye. Yego urakoze cyane. Abahanga bavuze ko ibyishimo ari amarangamutima ahura n'ibyiyumviro by'umutima n'ibyakorewe bikazamura by'amarangamutima agasohoka hanze. Shere wowe iyo uri kumwe na mama mwicaranye ukumva n'amateka uko ndara ukiri muto cyangwa ibyo nibuka wumva umeze ute muri wowe mu marangamutima yawe? Njyewe mbura n'icyo mvuga nkabura n'icyo nkora. Mba numva nta muhijuru ndifite narimuha, mba numva nta musomo bw'Amerikanye, ariko biranyuzura bikanshimisha nkabona ko mama wanjye ari intwari. Ubwo abantu bamwe bajya bavuga ngo ni ikigo ariko mbona ko ari intwari. Iyo nirebye mbere ukuntu nari meze n'ukuntu abantu bambwiraga ko najya wenda nko mu kirahure si ubwirasi ariko najya mu kirahure ngireba mbona ko harimo itandukanye ariko byose nkabikesha mama wanjye. Biranshimisha ariko mba numva nta n'igihe bafite namo uretse kumwubaha nkazamusajisha. Uri kuri stage kuri kamera ngo uhaye amahirwe imbere y'imbaga y'abantu benshi gira icyo ubwira mama wawe kiri ku mutima wawe. Njye ntabwo nkimwita nkimwita mama, nsigaye muhamagara boss lady kuko niryo zina rye nabonye riramukwiye. Ababyishimiye ubushize barambwiye byarabanejeje ni byiza. Zima subizwa mwemera mere ndamwemera uretse no kuba ari mama mba numva ari n'inshuti yanjye ndagukunda cyane. Icyo ni icya mbere. Bimbwira mu Cyongereza. Icyifuzo cy'umubyeyi n'itegeko bivuga mu Cyongereza. Nta kibazo. Okay. Nabivuga uko wabishakaga kongeraho n'icyifuzo cye. Ko n'ibindi bivuga mu Kinyarwanda kugira ngo bifunde. Okay. Right now, in front of a lot of people, I want to say thank you for loving me, for taking care of me, and for always be there for me.
you raised me. I'm just who I Karukira am hose. right now. Thank you. Okay. Ibindi bivuge mu Kinyarwanda. Warakoze kunkunda, warakoze kunyitaho, kamubwire ngo nzaguhesha ishema, icyubahiro cyawe kimwe bazagenda bashyira, sinzagerageza kongera kukizamura. Nzakubera umukobwa mwiza guhera aka kanya ndetse no kugeza nshaje, nzakomeza nk'ubumenyi kandi nzagushajishe neza kandi uzaba utakibasha gukora, nzaba ngihari, nzakubera nk'imbogo yawe. Hallelujah. Kaga abantu zicundaho. Ariko ikindi ukwiye kuzaba umumama mwiza, hano uri ikimama cyiza. Uri ikimama. Oya mere wanjye ni mwiza, uri ikimama cyiza. Niyo mpamvu ukwiye no kuzagira ugasaza neza, abuzukuru bawe bagushagaye, kandi ibyo byose ngomba kwika ko ngomba kwitwara neza. Yego. Urakoze cyane. Yego nuko nguko nuko bameze uno muryango turimo nukwibanira abadakunda kubana nabo wenda mubabonera kuri kamera nubwo buzima babamo bahora bisekera binezerewe bakunda gukora cyane amwe muri karite imwe muri karite nabonye kuri mama Sheri nuko ari umuma muri couragene ukora cyane cyane kabisa ndikwigiraho nabikwigiye kuva twamenyana aha amakuru mashya mfite yaneye kutumansha kwakoresha ikiganiro nuko mwari mumeze mwaganiraga na makuru tugiye kubwira adasanzwe nuko hari film igiye gusohoka mu kintu ko nguko yitwa ubuhenebere n'ubundi isanzwe ikunda gutambuka kwa gatatu kuri Mama Sheri official ariko buri wa gatandatu mu masaha ya mu gitondo tuzatubona filime yindi irimo Charlene na Mama Sheri n'abandi bazifuza ubwo maze kutubwira ukuntu byakenewe ngo mudukurikiye none reka mere kuri Charlene kuko ifilime niyo wayanditse niyo wageze igitekerezo byaje gute byahereye he wabitekerejeho warabirose warabyeretswe wabitekereje gute iki kibazo ni cyiza ariko nanjye sinzi ukuntu byaje nko kubeshya hari igihe mba nicaye kumva ikintu kimwe kiraje nkwiye kugikora kandi numva haje n'ikindi icyo gihe ndabyibuka hari utuntu nifataga tw'utuvidiyo ni nko muri salo cy'ahandi hantu ariko twa inspiration to inspire abantu kubigisha nkadupostinga kuri IG yanjye kuri Instagram noneho biza kuzamo ngufasha gukora utundi tuntu tw'utuvidiyo tutari utwo ariko mu buryo bwo kwigisha abantu nubwo byari numva uko nabitekerezaga ntabwo byari mu buryo bwa gospel mu buryo bw'ijambo ry'Imana ariko bwari mu buryo bwa science nyine bisanzwe atari ijambo ry'Imana mwumva ko nyine ngomba kudukora kujya tuzigisha abantu yaba ari urubyiruko ruhinduye n'abakuru n'icyo gihe ndyamye neza ndaryama mbura ibitotsi nigaragura ndabyuka ndagenda ndatangira ndandika ubwo filime igitekerezo kiba kije ako kanya numva ko ngomba kuyandika nicaye none mpita numva story cyangwa se content icyo ngomba kwandikaho nacyo kiba kije ako kanya mba ntangiye uko nguko genda nzana n'utundi tuntu kwandika naho ngaho yes nuko byahere ubusanzwe uri umwanditsi birumvikana shasi ndumva umwanditsi isazi ni ibintu ndicara nkiyumvamo ibintu bijemo ibitekerezo bikambana byinshi rero umuhanzi kuruhuka ukandika ndandika none tutubwire content cyangwa igitekerezo cy'iyi filime inkuru iteye gute filime igiye gusohoka okay filime igiye gusohoka ni filime nashatse gukora kugira ngo nigishe abantu baba bumva ko ari bo bakamara bakumva ko nta kintu cyabahangamura bakumva ko bakomeye cyane bameze nk'urutare kameme n'urutare hari igihe rugeraho rukarimbuka ba bantu babona abantu baciriritse bari hasi mu cyiciro cyo hasi bakabasuzugura kuko afite imodoka kuko afite amafaranga ukabona umwana wakuze nta babyeyi ni imfubyi cyangwa se aba no ku mihanda ukamusuzugura ukumva ko nguwo adakwiye kubahwa nashatse kwigisha abo bose batekereza gutyo ko bakwiye kureka iyo myumvire imwe bajya bavuga ngo ni ukuba ngo ubujangweri sibyo abantu b'iminsi nyine ko bavuga ngo ubwo ni ubujangweri ufite ariko icyo gihe nta nubwo navuga ko ari ubujangweri ngo ni igihe ubwonko bwawe buracyari hasi buracyananiwe cyane uwo muntu nyine uba uri kubona hasi uciriritse uyu munsi ashobora kuba ari we ukomeye kuko ugiye ukaganira n'abantu benshi bagiye bubaka izina mu gihugu no hanze yacyo bose batangiye ari ba underground batangiye ari abantu bo hasi iyo niyo content irimo urumva barimo umwana w'umukobwa
uba ku mihanda udafite ubuzima akaza kugera mu rugo bakamufata nabi bakamugira nk'igikinisho kuko bo bumvaga ko bafite ibintu byose nta kintu kizabahangamura ariko nyamara igihe cyarageze amateka arahinduka. Shaka kubwira abantu bose nubwo uhora ubabaye nubwo uhora urira matera n'amashuka uraramo ari byo biza agahinda kawe n'amarira yawe ibikuta by'inzu ari byo bizi agahinda kose ugira. nagira nkubwire ngo umunsi umwe amateka azahinduka. nagira nkubwire ngo umunsi umwe ibitabo bizandikwa ubuzima bwawe buhinduke wowe gusa ntukazajya ucika intege ujye ukomeza urwane ariko n'umuntu wumva ko ari kamara ntabwo uri kamara please ibintu byose birahinduka uwari uri hasi akajya hejuru uwari uri hejuru akajya hasi. Inyuma y'umuntu haba hari undi. Mama Charlene ukurikije igitekerezo cya Charlene uko cyaje uko atubwiye uko cyatangiye uko ateye uko yanditse biza bikandika no gutekereza kwandika ino filime wowe wabyakiriye gute nk'umubyeyi akikugeza igitekerezo mbese the story ukuntu byagenze ukuntu yaguhamagaye akakubwira the story? Igitekerezo ntabwo yakizanye muri iyi minsi ahubwo hashize nk'amezi nimba ari nk'atanu cyangwa narenga ayandika filime akajya ambwira ngo hari filime nshaka gukinana na Fifi ko Fifi ni murumuna we hanyuma nyine urumva nkajya mbifata nk'ibintu by'abana simbyiteho muri make simbyiteho filime baranazibika. Hanyuma rero tuza kugira ibibazo urabona turi mu bibazo bya guma mu rugo cyangwa mu bibazo by'iyi corona aho abantu batemerewe guhura ngo bakine filime ariko nza gutekereza ndavuga ariko se Charlene ya filime yawe noneho ntiyaba akimpaye zimwe asanganywe ahubwo atekereza ibindi nk'uko yabivuze arandika. Noneho somye ntaye sanga filime yanditse nta niyo turakora muri mu bantu banyandikiye bose kuri filime zagiye zitambuka nasanze harimo amagambo y'ubwenge harimo n'amasomo akomeye cyane kuruta izo nagendaga mbona kuko burya filime itangira kuba nziza uyisoma. Iyo usomye filime itubona ngo izaba nziza cyangwa se iraciriritse noneho uko ngenda nyisoma habona ni filime nziza hanyuma biba ngombwa ko tuyikinana rero yego wese kwinjira ukuru mwatekereje kuyikinana bantu mbura ukimara kubona igitekerezo ukimara kubona filime wabyakiriye uti? Byaranshimishije nuko wenda abana baba bari mu bihe byo kwiga udashobora kubabona uko bikwiriye ariko byaranshimishije cyane ku buryo nyine mba ndi kumwinginga ngo nambabarira akomeze yandika izindi kuko abafite content nziza cyane zirimo amasomo noneho wenda nk'indi tutarakina ari kwandika ndajya kureba muri mashini ngo ndebe uko bimeze nk'aya magambo wayakuye aba afite amagambo akoresha uyoberwa ahantu abayayakora ariko ni impano ye. Rero byaranshimishije cyane urumva bibiri no muri ntuza yanjye ibi ni ibigenda bizagenda binyorohera kandi binamfasha. Yego ni Mama Charlene official turi kuri Mama Charlene ndetse na Charlene turimo turaganira kuri projet nshyashya kuyerekwa bagize rikomeye gukina filime. Igitekerezo cyazanywe na mushiki wacu Charlene hamwe uko byagenze. Charlene rero tujya ngo tubwire ukimara gutekereza no filime no kuyandika na mumaze kubonana watekereje ko izakinwa bande kukireba watekereje? Twashaka kubisora muri iyi minsi kandi turi muri lockdown nabonye ko abagomba gukina abantu bari kuroza natwe ari abantu nyine bari hafi wenda bitewe nuko bwari bwo bushoboza ku kanya bwari buhari urabona ntabwo muri corona ntabwo twemerewe kwegerana no kuba turi ahantu mu ruvunge rw'abantu. Niyo mpamvu rero nahisemo kubikora gutyo kugira tutazabangamira amategeko ya leta tukaba twafatwa twarenze ku mategeko ya leta. Ubwo rero mpita mfata umwanzuro yuko mama ko nabonaga n'ubundi ibintu nanditse ashobora kuba yabikora kuko nabonaga wenda character ze mbona iyo scene cyangwa se namuhamo iyo law akaba ari we uyikina no murumuna wanjye mbona ukuntu ari umwatera mwiza yarabinyerekaga turi mu rugo mbona arabishoboye noneho nanjye nshaka kwikorera ngo nanjye ntiyagurikiranga cyane rero mbikoze gutyo. Byumvikane uri umwanditse ukabusa no kureba impano z'abantu kuko urumva njye urana nakeneye herore
kuko numvise uzi no kureba impano kuba warebye muri umuntu wakarana na mama ukavuga ati nta muyinorore byumvikane ko uzi no kureba impano njye urabona nanjye nazamo. ndaza kukubwira. Okay, none wowe ukina witwa nde muri ino filime? nitwa Mukamisha. Mukamisha. Ninde wari kwiza iryo zina, ni wowe cyangwa n'undi muntu? iryo zina ntago ari amazina yanjye bwite. Ndabizi ko ateko witwa unye kuco yahisemo wowe watekereje kwitwa Mukamisha cyangwa njye wabitekereje njye wabaye amazina. Uyu nguyu aba yitwa Mukantambara. Mukantambara. aba ari umugore uzi ubugome bafite. Okay, naho muri murawe yitwa nde? aba yitwa Keila urumva na kazina. Ngaho mbwira impamvu kuki wowe witwa Mukamisha wabitekereje gute? Okay, Mukamisha ni nuko ari n'izina nshaka kuzagenda nkoresha cyane ngendeye yuko amateka yanjye sibyo cyangwa se ndetse no ku bana b'abakobwa ku giti cya hari umukobwa uba witinya abakobwa bakunda kwijina cyane umukobwa akijina ngo ndi mubi sinseka neza sindi mwiza simfite ukumva yijimye cyane ntabwo ashimishijwe n'uwo ari we sibyo. Okay, niba uri mugufi byishimire uri mugufi ntabwo uzajya kuyagisha ngo ube muremure. Niba nyine ufite iyo sura uko imeze kose it's okay nta kibazo uko umeze kose byishimire kuko ntabwo ufite ubushobozi bwo kubihindusha. Okay, ushaka kujya gukoresha surgery ukihinduza ku gihe udafite ubwo bushobozi byishimire kandi ntabwo biba ari byiza ishimire. Rero impamvu nise Mukamisha nuko ndashaka izina rigomba kumenyekana ariko rifite igisobanuro. Urumva Mukamisha ubundi babigeranya mu buryo bwo gukamisha. Hari ukuntu umwana w'umukobwa ababyeyi be bamwitezeho ibintu byinshi bakazana inka bakamukwa ariko byo byabaga kera cyane sibyo. Wowe bamukamisha ku giti cyawe sibyo. Niba ari uwo musaruro ushaka wishakemo, niba ari ibyishimo ushaka byishakemo. Ubwo bwiza umuntu nakubwira ko uri mu gihugu ati nta kibazo niba ndi mubi ndabyakiriye. Niyo mpamvu nise Mukamisha ko nkwereke ko ubuzima n'igihe buhinduka. Ari igihe uko uyu nguyu yarambwiraga ati umva uzapfa utikamiye hajya ngo iki nzapfa nikamiye nayihene ibaze kweri uzapfa utikamiye. Ariko bazaga ngo kamisha ibiki nta mashunushunu muraje mukene mukanya uretse Mukantambara siko witwa Mukantambara. Okay, mama Shane asigaye yitwa Mukantambara. Niko Shane yamwise muri filime. Niko zino bagakiriye gute mama Shane? Njyewe ubundi Symphony twiyise nandi banyita ndayakira kandi nkayabyibuhiramo. Iri naryise barinyise kugira ngo nkine kandi ibintu nkina mba ndyumva. Ndetse mba numva ari byo kuko twari turimo kwigisha kuko nararyumviye. Byumvikane ko nagashya kandi keza niyerekwa rikomeye cyane Imana ihaye mushiki wacu ndetse nawe. None Mukantambara umaze kugira amazina menshi ubundi umaze kugira ngaye Emerita hari aho nakinnye ndi Vestine, hari aho nakinnye ndi Mama Pasteur, hari aho nakinnye ndi Mama Teta, hari naho nakinnye ndi Mama Paula. Ubwo rero bundi ubugarutse uri Mukantambara. Yego. Ni menshi cyane ariko ubusanzwe witwa Emerita Mukeshimana Emerita. Okay, ngaho nguko iyi filime zaje zitambuka kwa kangahe? Kwa gatandatu. Yego. Kwa gatandatu usangaye mu gitondo kabisa abantu bazajya babyuka saa 2 cyangwa saa 3 yagezeho. Shari no abantu bitege iki kwino filime bagiye kuyikurikira urabankura rya kuba urabashishikariza kuyikurikira barabona iki wenda kizabigisha? Okay, ibyo bazabonamo ni byinshi. hari bazabonamo inyigisho z'ababyeyi, harimo iz'urubyiruko, harimo ibintu bigiye bitandukanye nibyo mu itorero n'ibyo mu buzima busanzwe bw'abantu babamo. Aho icyo nababwira bajye bayireba bakoreshe ya niba wayibonye uri urubyiruko atari yawe wenda utari urubyiruko, niba wayibonye uri urubyiruko ariko wenda ari y'ababyeyi yerekeye ku babyeyi ukoreshe ya niba uri umubyeyi uyihereza abana bawe biba ari byiza. Kuko hari umuntu ahubwo nabwira abanyamashyari bo bayagabanye sibyo kuko twese icyo tuba dukeneye ni ukubaka umuryango nyarwanda. Burya umuryango ni ingenzi
rero ufite ishyari igihe umuntu abona ishyari n'undi ntazaguha amafaranga sibyo ntazaguha amafaranga ntazaguha aho gukinira n'iyo like na share byose akabikwiba niba udafite ntufite power yo gutanga amafaranga cyangwa ikindi kintu kuri iyo share kora share ubihereza abandi ntabwo tuba turi kwiyubaka twenyine ko turi kubaka umuryango nyarwanda ubundi iyo ukunda kuvuga cyane Charlene byumvikana ukunda gukamo amagambo cyane abanyeshyari abavuga mama abagira gute ukunda muri interview dukwana nyinshi nizagiye ukora ubigaruka bisa naho ufite igikomere wakomeretse cyane wenda giteye n'ibyagiye bikubaho cyangwa byabaye kuri mama gikomere mfite cy'ishyari ntacyo mfite ahubwo nuko abanyeshyari nkunda nuko tubibona buri kiganiro cyose tubabona iyo byakwishe turabireba ariko murabizi mama Charlene ko umuntu adashaka kwemerwa na bose ugomba kugira kikwemera n'icyo tutakwemera ibyo turabizi ariko naho utakemera umuntu nta nubwo uba ukwiye guhaguruka kumurwanya ese wajya kurwanya umuntu atangira icyigisho cya mbere akagera ku byigisho 900 utarananirwa ubwo batugira ngo aruhuke yego none utangira filime bwa mbere ukabona baravuze cyane bavuga amagambo wa mugore aramenyekanye wa mugore yagiye hanze wa mugore bavuga amagambo menshi nabonye commentaire nayo twumvaga mu bantu mu matsinda atandukanye uyu munsi umukobwa nawe yinjiye muri filime uri bukire abaza kuvuga amagambo atenaho reka rero nkubwire maze iminsi nsubiza abantu kuri comment kandi mbasubiza numva ndyohewe cyane buriya utijuka kuvuga ngo ndabakira hari umuntu ntunze ndagukira se aha nicaye ni ku ntebe zawe ndamukira se mu bakinnyi nishyura bagize filime zanjye kamera nkoresha igikoresho cyose urabizi filime iragora kuva uyitangira unayirangiza ndagukira hari igishoro cyawe kiriho ndagukira se hari umusahada wawe nafatanyije ndagukira gute nawe urakabije ndagukira se ninde wandenza amabi ngewe nkora ibintu nshaka kumva naho byaba ari bibi ni uburenganzira bwanjye uburenganzira bwawe ni uburenganzira bwawe ndagukira ko rero nawe ujya ngo wumva akambamo ngo abo bantu ngo ndabakira barankodeshereza se barangaburira baranyambara ariya magambo ntacyo aza gutwara ikintu kibi nabonye muri iyi si ubukene Patrick iyo umuntu akuvuze waburaye inzara yikuba iyo uburaye ijoro rimwe bakakuvuga wumva ari nk'amajoro 7 kumvuga ugomba kujya umvuga nkajya nkomeza kudepasa nkomeza gutera imbere ukayisigara inyuma nk'ikote na abantu bamvuga baba bari kumpa ndi mahirwe no kuvuga ngo nazanye umukobwa wanjye umva ko ari uwanjye n'uwanjye none Charlene wowe uru rubuga winjiyemo mama urumva ko arimo avuga ko abimenyereye niyo abivuga urabyumva wowe uru rubuga ugiye kwinjiramo akagakiro n'ubwo n'abahungu n'abakobwa ariko aha hantu uvuga ngo yinjiye ibi bintu byose tubikorera muri ntuza yacu yego ntabwo tuba twagiye mu ntara nta muntu tuba twagiye gutiriza reka mbaze Charlene kuko agiye abaye umusitari cyane kurushaho abaye uretse gato iki kibuga winjiyemo cya filime gukina filime kwandika kuboneka kuri kamera kugira gute kubana kukuvugisha ibyo bintu witeguye kubyakira abazamvuga yes aho kuvugana no kugushaka cyane ibyo ni ibintu biba bisanzwe iyo wundi urazi ngiye umuntu avuze akamvuga nabi bishobora kumbabaza nako birambabaza ariko nkibuka yuko uyu munsi ari kumvuga ejo hari abazamuvuga kandi aramvuga uyu munsi ariko n'ubundi buracya nabyibagiwe buracya ameze neza rero abazantuka abazantuke kuraje abazabikunda abazankunde nanjye ndabakunda abazanyanga nabo bazanyanga abazavuga bose bazavuga kuko ngewe icyo nshaka niba hari ikintu ndi kwiyumvamo gishobora guhindura mugenzi wanjye reka hari abantu baba barwanya ibintu kandi bifite umumaro hari umwana uzabona nka filime igiye kuzasohoka wenda sibyo umwana utotezwa nta gaciro bamuha nyamara ntacyo babuze cyatuma batamwitaho wowe urimo urabirwanya ariko hari undi uzabibona bikamukora ku mutima kuko azavuga ati nanjye ni kuri adisi bangiraga ntarageraho ngeze ubu ntarawo ndi uyu munsi nta mpamvu uriga abantu bajye bareka ishyari mbese uragira ishyari ntuzaza mu bite ntuzaza
okay bajye bagira amashyari ariko bajye bagira ahantu byo baraza n'icyo bavuga kugira ishyari nta kintu rimaze utazaza mu nkure mu mwanya nicaye mu wicaremo oya Patrick rero atarana bahindira hari igihe ubaza ikintu ariko nkumvura n'ababeshye pe ariko bimeze umunyamakuru abariza rubanda rero injira mu mitekerereze y'abantu ngabatekerereza ukababariza okay ako reka nkubwire ubwo akantu nabonye uzi ko abuvuga ngo b'abanyamashyari bandika kuri comment nibo banadufasha kwaguka mu byo twigisha uzi ko ushobora kwandika kuri comment ukabumuhaye content y'icyo ngomba kwandika muri filime cyangwa nkaba mbonye icyigisho kuko nubundi amakomenti y'abantu apanariya yandikwa nayo bagiye badukoraho mu myaka yatambutse siyo hava ibi byigisho bifasha abantu amakomenti y'abantu ni meza uyateguramo icyigisho iri ubuhanga kutuzanira ibyiza kandi aba bantu bagutera courage ni beza yego ahubwo zibiriya n'ikindi buri umuntu ntakababazwe n'umwanga ntakababazwe n'umutuku umuntu arakwanga wasohoye ikiganiro akagisharinga agisharinze abandi bantu b'inshuti ze bakwanga yanakurebye ahubwo ati noneho reba ntabwo banakwanga reba ka gakobwa ibintu noneho ka postinze bakabihanahana ese icyo gihe barimo barasubiza barimo barakwamamaza bari kuguteza imbere ahubwo ngiye bajye banyamamaza bose bahaye courage baba bari kunyubakira inzira turahubwo kandi kantu nabonye hari umuntu nzi ku biganiro byanjye yatangiranye n'induru yigeze incanaho amazina ye ndayazi ndanamuzi wenda nuko yigira nkaho ntamuzi komenti ze zose abafite amagambo avuga yo kunca intege ndamuzi muri make noneho ndibaza nti imbere yampereye yandika comment mbi ngo wavuze iri jambo urumva nawe arankunda kuki se atarabroka ntuzayandi cyangwa ngo nareba ikigana ati toni wa mugore ngo akireke abashaka kureba n'ubundi abashaka kureba uko biri kose rero nubwo aba yaje kugutuka ariko aba yanarebye kandi ntamenye ko ako kana afunguye konyine nako kanyenjirije ubwo rero no biriya bintu byose ni byiza pe tugaye kuri filime noneho nshyashya igiye gusohoka ni coming soon mu minsi mike muzabona ku wa gatandatu tukaba tugikurikira uyu munsi bazagikurikira turi ku wa gatatu ku itariki 21 tuba kuri filime none Charlene mu by'ukuri ngira ngo utubwire nuza ufite action plan cyangwa aho mbese uduhe ibitekerezo byawe ibi bintu ugiye gutangira ese ntabwo uzajya bigahagarara ukaba ugiye guha abantu ibintu kimwe kayabura uzi buriya hari igihe ukora igikorwa kimwe ariko nyamara kikazafata imyaka kugira ngo kibagirane nk'ubu hari utuntu duto nagiye nkora kera nkiri ku ishuri duto aho nigaga ariko uyu munsi turankurikirana umuntu akazi kambaye shawuro umudo wanjye mwigiraho byinshi kwihangana urumva hari igikorwa ukora kigafata igihe kinini production cyangwa se action plan cyangwa se mu Kinyarwanda ibyo ndi gupanga gukora byo ntabwo byo nabibabwira ntabwo njya mvuga plan zanjye ndazigumanira ariko abantu bize ko bazafilme bayibona muri gatandatu bazajya bayibona filme yo bazajya bayibona kandi nabwo bitabaye bajye bamenya ko ibyago bibaho haba hari ikintu cyabaye gituma ariko mu gihe icyo gihe itasohotse nta mpamvu yo kugira umujinya ngo abantu nta gahunda bagira filme zabanje amasomo yararimo warayafashe urayakurikiza rero reka dukine gatoya kuri filme kiziye gusohora ku wa gatandatu mukine akantu gato tumara tubongere dukine kuri filme zakurikiraho gato twagiye haryambwira ngo witwa Mukamisha ngo uri Mukamisha ariko so nta kwanga akwita nabi reka nkubwire ubwo se iyo ubona umaze imyaka 17 utarakama nayihene nayintama ubwo urumva uzaba Mukamisha umva nkubwire reka ahubwo ngo uhindurire izina sibyo nyiramuko ngo uhindurire izina uri Nyiramiruho ndabeshya nibyo nguhaye kandi umva nkubwire ibyo utabonye mu myaka yatambutse ntabyo uteze kubona ngaho caha mukobwa genda
ako se mabja ujya wibuka yuko ubuzima bugera aho ngaho kuko bugahinduka kuki iteka ryose uhora untoteza uranyanga nta mpamvu yo kumindura izina iryo ni ryo zina ni rwo rwibutso nasigiwe n'ababyeyi banjye n'urwibutso se ni ikibanza ni inzu bagusigiye ni konte bagufungurije ngo ni ikibanza gusa kazi gushyanuka. aha nuko nguko icyo ni coming soon mu minsi mike kuwa gatandatu uzone video byatambutse nuko bizaboneka akizina ntabwo nabeshye ni Mukantambara rwose urabona ko ataramenya gukina atangiye guseka umuntu bamugese araseka byago bya okay uyu yitwa Mukantambara muri kugiye gusohoka urabona ukuntu ari Mukantambara ndetse shema kitwa Mukamesha aha nyuma y'ingiga zakurikira yihe nyuma iyi ngiyi hari iyi ngiyi ntabwo ari filime imwe twagizemo ntuzambere n'iya kabiri hanyuma ibindi bizakurikiraho byose ni amasomo tuzajya tugenda dutanga atoroshye ariko mbese turabibitse. yes turabashimiye cyane ko mwemeye kuduha ikiganiro kabashene official imana bamugisha akoze cyane shari icyo uvuga gitati ku mutima wadusoza ndashimira abantu bose banyandikira abama courage abantu bambwira amagambo meza kanyubaka ndabashimiye cyane cyane kuri Instagram n'abankomeza bakama courage ndabashimiye cyane nawe ndagushimiye Patrick kuri ikiganiro cyiza courage ndashimira n'undi muntu wese wagize uruhare kugira ngo mbigeze akanya kameramani rwose kameramani yubahwe abakeneye ishusho nziza bazajya baza yibakorera n'amafoto nanjye ndi gushima reka nkubwire hari abantu nuko baba kure turi muri kovide hari abantu bankunda bikankora ku mutima burya iyo wakunzwe n'umuntu w'umugore cyangwa w'umukobwa mbese urukundo rwesha abagukunda kuko wenda ari n'igihe umugabo yakubwira ati ndagukunda kubera wigisha neza ugakekamo n'akandi kandi hari n'umuntu uba ubikubwira nta tundi tumurimo ariko mureke mbabwire abantu bakurikirana Mama Charlene official n'abantu ntateze kwibagirwa mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye ku buryo hari nabo nahize ngo nzurira indege nge kubasura Imana nimpa ku kintu bita umufungo hari abantu nzurira indege ngewe ubwanjye muri Amerika nkajya kugusura muri Canada mu Bufaransa hose hari inshuti zanjye hari abantu nzategera indege ubwanjye nkajya kubasura bose bagutegera ikibazo okay bashobora kuntegera ko nanjye nkitegera nega yes nakuze turagushimiye mukore subscribe ku Mama Charlene official mukore share mushireho like mukore comment birumvikana baramugize neza cyane kandi inkunga zanyu amasengesho yanyu ibitekerezo byanyu gufasha mu buryo butandukanye turabishimira kandi kwaguka kwacu no kwaguka kwanyu bisabashimisha twifurije ibintu byiza murakoze cyane.